twose turimo kabisa. Rero nzanira ka orange. Gakonje. Turashaka kukazana gashyushye nta kibazo. Kapfunduri. Urimo gukina ibiki? Masi suru kugenda nta kibazo ngo kugire neza kuruka. Gosha. Warongo mukesho kuzusene. Uryoherwe. Murakoze. Uri bavuga ko umuntu uzusene bararongo mukesho. Ayoze akagafata takamuhumera. Ako bagara cyamani. Ngwino tugambane. Arakana jambo dokora. Ya. Ugiye ndaje mubwire. Narakadiri ngira ngo dukorane. Kaba cyari nani mama ntacyo twaye. Nwanki se ko nanjye nabyo. Mbana mbwire ndi. Hanyuma rero Ndako. mani sumu. Ndamuzi. Mani Aho mugabo w'umutugudu hariya. waho ni umucuruzi ufite ubucuruzi. Umucuruzi ukomeye. Yes. Ndamuzi. Ngiye ni mushuti wanjye. Ngiye kumuhamagara se hano. Ariko ndagira ngo tumushyiremo akantu kamusinziriza mu kantu. Akantu kamusinziriza. Amusinziriza? Gituzo ariko kubanza wumve ngo. Noneho namara gusinzira. Turamwira ikofi. Dukuremo amafaranga. Turayagabanya. Ntabwo tumwica nta nicyo bimutwara, nta kindi bimutwara. Ni ugusinzira guza tukamutwara ikofi yonyine, barangiza tukigabanya ibifaranga by'ababiri. Icyo cyonyine. Ntacyo gupfa se kimwe. Oya nta gupfa birimo nta n'ikindi kibuga, arasinzira utumato dukeya yongera akanguka. Kono mubyizeye nabi ko nanjye bikenera amafaranga. Neze ko mbizi ko sanzwe bikorera abantu. Nkeneye amafaranga rwose. Wewe ntugire ikibazo. Noneho ngiye kumuha Uramba ngahe? Ndavuga ngahe. Nise wewe ntugire ikibazo turagabana. Turagabana. Wenda nimara no kwimwaka nyiguhe turagabana nta kibazo. Nabo mari rwose turagabana. Usanga nawe niwe ufite ubukene. Rero tubikurikira. Genda rero nta kibazo. Kamuhamagare sasa kuri phone. Reka nahari rwose. Kandi witonde iyi serivisi umuntu ayikora yiyumanganya. Cyane sa ubwenge bwinshi. Kaza kugaragaza ubwoba cyangwa kumvemo. Kamuhamagare sasa. Mani. Uri mu iduka urimo uracuruza? Kwifatira akantu ahantu. Irarindi gufata akantu hahandi kwa hasange mute muri aho twiganiriyeho. Hasange rwose nta kibazo. Banguka ariko utinze urabizi udufaranga tuba dufite n'igice ushobora gusanga dushize. Banguka. Sawa. Ako se noneho aho ngabo njyarampamagaye yego gahu oya ndaje ntabwo nakubeshya mwana sina nakarabo rwose ndi bwoge ndaje rwose ndaje pe iminota mike ngugezeho rwose ngugezeho ubundi aya matipa ya hano iriya risumba iyo ngibyo tujya kureba Nta mafaranga make cyane cyane. ushobora kuvugira amahane murasakuriza abantu Ako nakumva Namuzigura yigira hano tuvugana. iki Turi kubahumba. niba birimo kandi gato Rero agacupa kamwe se. Weva. ahubwo utamenya wabona tubwira ijambo. Terana n'ibindi. abaseriveri musanzwe mumenyereye no gusutarana Abangaba kandi baba bari mu kazi. Ko twe tuba twigenga. ugize utiki se mu Ushaka gukora. Buriya ari utuntu twanaganiriyeho na seriveri nkeka ko wabyumvise. Kandi hari wabyumvaga nubwo wireba. Bitandeba nyine Nicyo wemerewe. Nanjye nategereje nabwo virus urayijyamo. hari n'utuntu twamye
njye mamagaye mani fariye Samuzi se. none nari mvuganye na Silveri ngo tumukubitiremo akantu kagashye ntabwo Uretse ariko kwereka, uretse akwereka. bavuga ngo akaga no kaze nkwereka ntabwo ari urumogi n'ubu uyu muti rero urasinziriza do wabonye saa ni muri roge none yapfa jingi Ntabwo ati ibintu byo gupfa nta birimo. noneho ariko gahunda narabwanye na Silveri ko ari ukugira ngo tumukure mu mufuka namara gusinzira nta kindi turakuramo ikuru amafaranga dusanga turayagabana rero reka mubwire wa muhungu ibi bintu none havamo n'urupfu ko wafunga imyaka 20 nta rupfu n'ubusebwe muhumure kwanza ni hava mu rupfu munyega twari muge muti nibo muhamagaye niwe basangiraga ntereze umuntu kuba yaza arwaye akahagwa byaba ibibazo kuri wowe yego ntibyakuraho ingaruka uko biba birimo amafaranga nta kibazo amafaranga ye yanagurikana Faranga se ko yatwaye n'umwana. Twese ni nacyo cyatuze. ubwo rero ngo tube tubihuriyeho agiye kugera hano nta kindi turakora amafanta ntibarushya abantu benywera amafanta ntibarushya hanyuma noneho turamuvuga nibyo turi gupanga Aho hantu niho wakomeye. hanyuma rero shyiriramo njye gufata nimero za telefone kubera ko izaba atashikamo hano umaze kumwakira umuzaniye akantu gakomeye noneho n'umuhamagara arasohoka agiye kwitaba cyane uri mu bwibajisha nimba ari mu bantu benshi kugira ngo akunde asohoke namara gusohoka ndahita ashyiramo vuba vuba Wowe tayari gahunda uratuyobora. nawe uri bwira ushaka indi mpamvu ituma mujya hanze uzigurira abana barimo hano turaba turi kumwe ukuntu bahitana umuntu Silveri yasohotse wenda twazabizira turi batatu ntabwo ari bupfe arasinzira gusa muri make arasinzira umwanya wo gukuramo ikofi yaha Ndabona zinoroshye. Banagifata no mu mutwe. guhitana bashyizemo uburozi abisi ntibavaye arata ubu nanjye nizeye ngo umugara wampagaye ngo angurire kumva bwa kikundoka urahamwereke reka nanjye banze mfate kuri wa muti wa mama sha ubaze ko ntabwo nyakibungo rero ntamwemeza Baru ya tahu sama bakunya bu. Nuko arwana kubana mbere bose. Ane sana cyangwa. Uburozi bwose abibundo. Yana kanka karaka. namaze sekali bite tukaza ariko rero wakize naho oyi baba yatunenda n'ugiye mu rugo bagiye gusanga muci Silveri ukajya muri arambeka no gafana yewe tarajya nta makawani natanga maze ugapfundure gira vuba gira vuba rwose tubyagiranyutse ikawe n'ikiko cy'amagura mu byeri kandi umukore ariko cyangwa ibyo batongeyemo Yawe ni cy'abasirimu. Cy'abasirimu cyane. Cyakubereye kabisa. kako bari kunyogana nakonje we koko rero na wagira ngo usigaye ureba abana baje koza ushaka pampu ushaka ibiki byose murwango abantu napakiriye muziga zo bundi rero tarabishyura ariko nawe ntabwo banyishyuye yose twara bampayeho makeya arabataranyishyura ubwo
uramamagaye ndi mu rugo gake sora ko benda kamwe bisiza nakara shana ura make wo nyine ari nagenda nyine ko nyine araginya nako nanditse ngombwa bagenda n'amafaranga yaho ukwezi ari urantungura we urantungura urantungura ko bitegeko ko nefite inyota hafi wira kandi yanahoranye rwose cyane bitekereza mbega ayo nawe nicana ndategereza sinzira zicura aho urukimo gukurikirana iyo mibare yindi naje amafaranga ino banyishyuriye hamwe hirya abo ngo tuwabona baranyishyura ahubwo se none mpamagaye n'ingera saba maze kugeza amafaranga mu kanya alo yewe ese kutafasha ntabwo kutavuga gahu yes ase umugabo ndimo nameza arabanga amaze neza bitabe ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye Serge ubikoze neza mwa ese ko ni umuhanga ubizi neza hose amucazaga make yashanze ntabwo make ari nawe beke rwose reka cyane ugera usemo ukijijisha kuri fone yababa tabwimukira mu ntaho wamukiye Namo waga ko Urusinde ko baraduye akabisa. Kanongeremo atagira. Kabaye ndakora. Turichaje kwanza n'umurahanya ase Ibintu byawe byose. hono umugabo w'amagaye n'ikirumvikana ntanavuga kandi kinabisari ntashaka kumusubiza kuko mwana w'amagaye impuzu Wakuderanja. amanesha umutwe ntabwo ntamuza kwimwe hakoreho Sereve cyane mwafata akantu amavansi iryoshye rwose fata akabona akishyura nabi Oranje nabyo hari utuntu twa. aba kwanda nayo ikunda buriya atafatika gafate rwose nta kibazo gafate fata ko waje na none ntakibashe akakona sinagarukaga nanjye zanjye oya nufata kuziye icyo siniki cyangwa kuziye fata kuziye Ariko umugabo bafite ifaranga mwese nagira ngo ukanye nawe yuko yakiyitaho rero mwana ko gukora akazi cyane nagiye mu kazi cyane ndumva umunaniro umunaniro nyine abakireze ushaka ko muratekereza muraramureba muratekereza muraramureba abyo none wagira amashambe ku uraryama za hano haruguru uje kuryama mfite ibitotsi sinzi ureze izo sine senzera ubundi utaruhukiye nk'ahangaha ngo wasinzire kiramanika amaguru ahangaha yaje kiramuri ku mwana rero cyazanye macyasha ako nacyo turajya ukwari turabona narimo rero ngiye kubaza sohoka n'igikavuka mfite dukeka turayagabana suyabona
Gahuru. Ako unje magana ndenda gahunda mwigabane ndangamuntu yo ni yanjye. Irangamuntu. Irangamuntu. Oya sha garuka hano di. Irangamuntu. Garuka hano. Garuka di oya di. Garuka hano nahe. Eko garuka hano miryango cyane ndangamuntu yanjye na perime amafagora asumira cyane. Nimishaka ndabahana nta kibazo ariko gira ndakubonye zana hano. Sereve nuko shara nuko mwashira abakiriya se. Ugeze gute? Ngayo nguko rero. Oya abafatiye ashaka gaye. Oya ndakaza umije mutanye mufana. Ugire ikibazo byege. Nuko ye ngo Aga twakoye abantu. Dare inshuti. Jewe najyaga jewe yuko uri maso. Maso undoga. Muroga. Jeze ndakoresha siko urabizi. Wajyaye gahunga rugara. Je nago. Ariko sha. Yabona twakoze mwabahungu rwose. Akira. Yabona tuyaba oya yajyana nazo amafaranga ashaka. Nkuko umuntu yikira afite imitungo ye ngonje uko yasitse akayibona. Tukuntu tuyabona. Habuze uko nayabonye. Urumva? Ari ntunze uko nayabonye. Wowe urashaka kunda kujya gusigana ibyanjye. Azo ndakora ko tudufaranga wari ufite n'ingofi niziko umuntu yaragera. Wese n'amafaranga ngura yazanye nkagira ngo ninseke mu wedi. N'ubu yakirungu amuntu twamarira iki ko? None se uko gwe muki. Abiri yafe. Nawe kandi sinzanga kukamuna ko Yesu ntumbonye. Ariko nta muntu nabishyure. Abiri nabishyure. Ngomba kunyishyura. Kunyishyura. Naraguceka wowe. Waza kwishyura byose. Reka uyu muntu. Rero mwaga mu munyekero zo mugamunga maze mugamunga. Twamuroze nta bimenyetso nta foto nta cyaba isinzirije ngo tubwakoze warabisinzirije wasigutse uburenze umwana amafaranga cyazanye muganga byane abakobwa bameze ukomeza mbese umwana ukuroza ubusinzirize n'ugushaka ukuroza ndakubwira nta muntu waroza nta cyane tugukorera gake byagira wowe byo gushimira abo bari banyu byagenze bite arewe ese yawe yamesane sinayibonye imwe nakoherezaga gufata ka abagabo uje kuntu byagenze byatangiye niba mugabo uriya mugabo gahungu mufata nk'inshuti yanjye magara bisangiye bikamo ndabona agatego uburira akantu ngo musanga hari ndahurutse ndaje kumuvunga umugabo yangambaniye yegabanye na Siliveri ngira ngo bando burya rero itima kuma message ari wazi bagiye kurindira amafaranga kandi umwana w'ikihungo wayarya ute dore rero ngiye gukora mu kantu numvaga inyota ya saa sita nayo itameze neza nuko ndanyarutse ubu numvise ibyo bapanga byose ndangije mpita mvuga nti ariko uno mugabo wamurabo numvaga hashobora kuzamo n'urupfu nuko maze numva nta kundi nabigenza ndavuga ni reka ngo hamagare nuko rero nge mpita nanavuga ni ntacyo bimbwiye kanigendere niba utayibonye ubwo uzapfe nyine tugushyingure mbega ni ukuvuga ngo ngewe burya naraje nyine amaze kubona message hari ukuntu umuntu aba afite nawe ukahagaze mu miterere ye nyine nawe oya hari ukuntu umuntu aba yaraganiriye na sekuru na nyirakuru wamuhohotera ko nukaba umupfu uravuga ibyo kwirogoza nukaba umupfu nayo se burya abonye message ngize mu nzira ndasubira inyuma ndagenda nyine ubwo mfite ko uyu ubimenye mbere ukagakoresha nta kintu ushobora gutwara nanjye ni ukuzama nawe kwimiki undi uko bibuze ngo nanjye mpita nkafata ndaza heba ubu jewe mbese njya ko nta kintu kimwe nzi okay okay afate rero byo yateye nabyo ntacyo biri buntware ako kanya mutani umwangu ibitotsi ndashaka mwara abashambure naho gahoma abashambure hase ni ngo ryama naho mu ntebe ntagira ngo ni ariko gatonya hajya turi kumbaza none se nguzanya amafaranga nese ngufite amafaranga
cyangwa ko nyine ko nyine nzi ko wari ubizi ko banyemereye 1/2 mu yo wari ufite mwari kugabana bago yanga yesera narabavumbyura ndayaguha ayo bari kuguha ndakuba 5 ubwo ni wowe uyazi ndakuba 5 nuko umuntu yunguka rero ubwo inyungu nizanjye barangije narisinzirije ye nijya nkwasinziriye ako kanya bitatangiye baransaka we mwikofi barakabakaba barayajyanye se narabumvaga ibigo ryiranga yezwa ni kubyumva cyane cyagahungu wekaze ngo tebe ngura mu nzi bana bashaka no kunjugunya aho ngaho uravugisha ukuri meta mubwiye nishagahungu rwose nzanire ndanga muntu bazi we banagwemuka none se burya ariko ngo ntabwo nari yakozwe n'isoni oya mbase ariko wabaruzi urabazi bashikere katango ntabwo nari nkomeje basi nari nkomeje ngo nagira ngo ndebe ngo nkurebe undi yabundoga abwana kubonye n'umboye nibwo kaseve nakini wakagoryiwe nkuguriya kandi ye ko rukundo ntungamana ndo nahite tugose ntiwamwishyuye mwicyo iki umuntu barakuroga komana amafaranga nawe nyumvira abantu dufite muri isi ubundi rero cyamani ngo gifite amafaranga kandi shura muko n'imfite ingira ubundi umuntu nyamuntu rero arumva burya umugabo niyo mubana buri yo babana ni mu minsi byose ugashaka waranabaye pe kubona abantu byose byabiri cyane kwica rero ari byiza rero byisibwa nuko atari ibyanjye nta makuru n'amakemba yakuba 5 mu Uwiteka ashimwe rero yewe nari ngikorera abakiriya iyo ninza kubona nsoje akazi wowe n'ubu kumamagaye tu muri hoteli bara hamwe barakorera sawa